gusa moteri yayo byo iracyakora mano ubu ngubu. Irakora nta kibazo rega imodoka yagize. Washa namwe nayo isize nta kwihanagura ntaki. Goreka niyo yaranje gire muri ka interview nyine ubwo bwo mukantunganyirize ntari. Sibyo se? Aya ndarengire naraje bakoze tu. Kore ntari wenda ahita bakagira. Ubundi si icyongereza bagishoboye ubundi muri Nigeria. Icyongereza mani bisabara kwiga. Nabwo ikintu cya mbere gikora ni confidence, sibyo? Ibindi byose ni ibintu byoroshye cyane. Reka ngire muri interview ubwo ngo turutara. Ubura rwose bazi Bruce Melody. Njyewe reka noneho na hano mu Rwanda igihugu cyanjye sibyo. Yuhu! Batangariza ukuntu byari bimeze. Turavuga sawa ntari. Nujya uhinduka kusinyuma ni nakusa ku mutima yo. Na. Yuhu! Yeah, that's ni yuhu. Okay. Yes. What does that song mean? Because you have been like you are feeling it like. Yeah, of course. So what does it? What are the lyrics? What does it mean? Yeah. What's the message in that song? Okay. And what is the name of the song? No change. No change. Yes, and Okay. song. What does the song mean? Like how? What are you It trying to say? means from far until now, no change. No change. Yes. Of what? Like Uh, Anyway. she was beautiful. beautiful. Yeah. It's fine. Tukifuje umugoroba mwiza nshuti turimo gukurikira ibiganiro bya BG TV. Nge nitwa Japhet nkwaye ikaze muri Showbiz Live. Munsi man ni ibintu bishyushye cyane ntuze gucikwa. Kwibutsa ko watabona kuri YouTube channel yacu tuba turiho live. Hanyuma muri Showbiz Live uyu munsi amazi minsi atari mu Rwanda, yaragiye hanze twibaza byagenze gute, hari hanze bimeze gute, kumuvugisha kenshi bitanoroha, ariko nkuko yari yabitubwiye mbere yuko agenda uyu munsi none turamufite muri studio. Wamaza ngo ninde arahari kugira ngo atwibwire. Tugwaye ikaze musore. Akoze cyane. Dore morananiwe nago nananiranye Hoya nanubwo ninaniwe ikindi sinibagiwe ijoro riba ruwariraye nyambabona baye yuhu. ni Bruce Melody aka yuhu. Okay, tugwaye ikaze rero. Nibyo nabwiraga yuko tuze ko dufite umutumirwa mu bantu baganira, by the way baganira neza rwose, ikiganiro kikamera neza bidafite aho bihuriye no kuba twaza kugira ikiganiro kibi. Oya cyaza kuba cyiza pe. Tugwaye ikaze rero. Kiragatsindwa icyo ngicyo. Urakoze cyane. Tugwaye ikaze rero muri Showbiz Live. Urakoze. Umeze ute? Meze neza. Meze neza. Ya. Meze neza kabisa, kitwa itoto ni ryose nyine hanze naremeze neza. Cyane. Hanyuma ubwo se duhereye cyahera aho ushaka wose ko wavuye hano mu Rwanda ugiye mu gihugu cya Nigeria. Yego. Ugezeyo Nigeria. Kwanza indege byari bimeze bite mu rugendo? Indege mane kugenda mu ndege bwa mbere urabanza ukagira ikintu cy'isereri mu gake niyo ugeze hejuru y'ikirere noneho ubona inyuza amazi yose ya control. Tuvuga ati niyo nakipira. ubwo se mwindege yamaze gushitira ubumeze gute izamutse cyangwa ati icere Bruce Melody ndakindi. Reka nashatse umukandara kwa kundi baba imikandara ndahepa. Nguma hamwe numva isereri ranzunguje. Indirimbo urazibagira neza za nyizose ndaziba ntujye unkinisha ndazibagirwa. Kumva uri no gukina rwose. Umva ndi kwirindira izira z'aba Beyonce. Ya ariko ya nshima ko nagezeyo nyine. Nakekana kagutunge mu ndege uri mugenda. Kwicara mu ndege ugenda umwana unywa amani. Usagamba fo n'abantu bose batwitse nyine ubona nta bintu by'insazi nyine ubona nyine abantu bose birekuye fo. Na nk'aka service wigeze usaba umuntu mwawe kumwe mu ndege. Ka service kuncagingira telefone. Urabamo ama socket nyine baracagingiye. Okay. Uragerageza mu gihugu cya Nigeria. Wakiriwe nande kigerayo? Ni Davido. Davido kabisa. Mbega ubuzima umaze iminsi ari kumwe na ba Davido gusa. Davido Wizkid we yarafite makavuyo wasangaga nyina aje tujye gukina basket gusa. Ya ariko Davido ndamushimira kabisa, we n'umuntu wanje nyine wari uhari byataye. Ntabwo ndimi zakugoye. Na Don Jazz. Don Jazz n'umwana mwiza byataye. Wa Don Jazz none waguteye story. Wagutera story ukumirwa burundu.
hanyuma ntabwo ibyo ururimi rwa byakugoye hariya reka si icyongereza se bakoresha man akoresha icyongereza kandi umvuga icyongereza kuri njye nakoze baravuga ati kuva twakakira abantu bose bavuga ati icyongereza abantu bose baje ahangaha muri iki gihugu nibo wenyine ku isi navuga ati hejuru ubwo ngubwo muri Nigeria ko haje abahanzi benshi bakomeye haje avuye muri za reka bakuba bakomeye si mu cyongereza niwe muntu mu cyongereza umuntu uvuga icyongereza cyukumvikana urabona aba Nigeria n'abantu icyongereza cyabo kugira ngo uzahuze nabo biragorana ariko ngiye baravuze ati ni mwatre nase ugeze hariya byagenze bitewe ugeze ujya nko mu itangazamakuru wigeze ngiye kukomana nkigera ku kibuga gukora kubwe Davido yaraje kubyumva turazenguruka muri Keboyeni kimeze fresh turazenguruka nzengurutse amakaritsiye yaho bose tujya mu mapisine ndoga ibanimera fresh ndarya buri kintu cyitwa inzara ni ikintu banza nkavuga ati inzara agatsirwa umwana inzara ndayizi mbanza nkemura ikintu cyitwa ifungo ndarya ariko ubugiye muri televiziyo bangiye muri interview usanga ni muri interview none urabona ariko era nkano muri no televiziyo muri no televiziyo yanyu man bobo numva bagenda hose hari amatapi babaje kugeza kuri kaburimbo ubwo wasanga we none bamanitse n'ibyapa ndiho kubera interview bamanitse cyane none zivuga ati rero aba bantu bashobora kuba bazi ikintu bita showbiz man niko nabonye hano mu Rwanda dukeneye niko kanabonye wagiraho inama cyane man ubwo muri interview datwika hapambye biki bariho n'amazina y'abantu bose amazina muri studio byari bibo bikatambuka Bruce Melody abantu bagahamagara biri gose bagahamagara bakuye kuguki bagahamagara ati uwo musaza wo mu Rwanda ati aturuka Kejeri nkavuga ati cyane mu byongereza ati how are you I'm good man waradukoze none tubone usanzwe ukizi ndakivuga kabisa ariko no icyo navugaga numbaze ngo cyari cyavuye he numvaga ndi mu ijuru akutigize bro nese wahostezwa n'umukobwa cyane n'umusore oye yari umusore man yari umusore ko avuga icyongereza pire tugendana gutya siri ku murongo neza twumvikana tutakwe na Bruce Melody batubwira uko byamuyekeye mu gihugu cya Nigeria herutseyo ibyo uko byagenze hanyuma ubwo se waririmbye indirimbo z'ikinyarwanda ugasanga barakizi cyangwa barazihinduye no reka man urumva jewe n'umuntu umenyereye itangazamakuru umenyereye ikintu cyitwa bizike umenyereye amahanga uko akora yarafataga indirimbo zanjye ntujye wanyinisha nkahita nzindira mu cyongereza bagatavuga ati no ahubwo ngiye umunyamakuru yahindutse umufana neza burundu yatangiye kujya anamfashamo mu turirimbo twanjye akaturirimba man nkumva none ari hafi no kumbera manager nkambwe ati kareka ibyo nago bibaho none ni gute wazihinduye ubwo ngubwo wenda ni mu cyongereza nyine nyine nkira yitwa ngo ntujye nyinisha wayirimbye gute mu cyongereza urumva hazagamo akantu ariko nese mbikora neza straight ako kanya kandi umunyamakuru atabyumva neza nyine harakurima ngo ntujye nyinisha uhorore serious ni gute abirima mu very serious nyine nyine mu cyongereza gute abirima very serious nyine aho ngaho ahora ari serious you are very serious noneho ngo ntujye nyinisha don't play me ubu urabakoma cyane manu bakabyumva vuba bakavuga ati so now say how was that event? How was it? Was great, was good, was fire very good and ibyo byose nyine nkabana ni perfect sana akubaza ati how is the Rwanda, how did you reply to that? ibyo byose bakabimbaza nkuko bimbajije gutyo nkahita nsubiza neza wenda nase nine how did you manage iyo pressure y'abantu iki kugira ngo navuge uko byari bikujyanye niki kirabonye cyane reka na pressure nari ndiho nasubizaga neza straight duhanganye nase ni challenges like you met there challenges wowe nazo hariya icyo kintu yarakimbajije rero hagati abakobwa bini ikintu cyitwa challenge ni ikintu bumva cyane mwete nyine mwereka option nyine ziba zihari ariko aravuga ati ndemeye kabisa twazi dusoza ikiganiro man atifuza ko dutaha abantu bire gose bahamagaye abantu bagavuga ati bagahamagara bakavuga nuza
Timaya na Iyanya na nande wundi sinamuca ngo nabaye arade ngo mwarirwanaga ngo yemera the way twa Yarman saba na featuring no Iyanya buyahamagaye ndi muri studio ngo mve arambwa yahamagaye mu mukuru arambwa ngo nsoke muri studio Bruce Melody mwamwinjije mu modoka yanjye man ubwo nyine bibirayawe umva ngo wasifite featuring n'abo bantu bose ndazifite ndazifite kabisa bazinazitege ngo nibwo nahise nkomezanjye za Tanzania za Abu Dhabi ndakora byose ndashwanyaguza ariko Abu Dhabi irakoze cyane none naka kantu ko nabo muri Abu Dhabi ubundi akantu kundemo muri Abu Dhabi ukuntu kira cyaro cyaho nyine oya mu ndirimbo mu kuririmba hantu bagomba ngo many girls were crazy for many girls crazy for me but I left them for you Angelina mama Angelina yo chereka akakunzanira none abatanzania chereka bahita bumva neza man bakavuga ati Bruce Melody koko Bruce Melody kabisa twatse kumena Bruce Melody kuri BJ TV nje nitwa Jafet turi mu kiganiro Showbiz Live aho turi ku makuru y'ibyamamare ariko this is the fiction stories about our today's celebrity ari nawe Bruce Melody hanyuma se ubundi Abu Dhabi ide yaje gute ubundi ide ya Abu Dhabi ukuntu yaje ona iryo zina Abu Dhabi yaturutse kunoza kuri mu bihugu bya Egypt ubundi Abu Dhabi urahazi ndahazi ni hano hafi ni he hano hafi ya Egypt tutaragera kuri Addis Ababa hafi ya Zimbabwe ikora kuri Nile neza muri Abu Dhabi ikora kuri Nile hafi ya Zimbabwe ariko utaragera kuri ubwo Nile ubundi Nile ni ikorwaho na Egypt na Ethiopia ngira ngo na Addis Ababa byose ubwo no Abu Dhabi yanye na hehe noneho nibwo nahise ngira iyo hite nongeramo akantu bu nyine bisobanura buja nyine hose nyine ubundi nashinzwe ito mfata hose ahubwo abantu banjye bibuja ndabasuje cyane okay umaze kugira fan base yagutse yaba mu Rwanda ndetse no kwa n'imiziki igaragara kuri mpuzamahanga imiziki igenda kumeza nyikore mpaka sibyo si imiziki se bantu nge imiziki nayikoze nta mafaranga mfite ubu mafaranga umva mumfashe mu Cyongereza cyo muri Nigeria nge ntabwo uri kukuntu abantu bakumvise koko mana ni iki kintu cyagutumye muri Nigeria imbyino zabo barabyina very well okay so rero nuba bitangaje mu by'ukuri gusa ni ibintu byiza bwagarutse amahoro katwizeye nagarutse ngubu ngiye gukomeza nkora indirimbo zanjye ariko nanone vuba nshobora kuza ariko nzabitangaza ngiye kugenda urinde kongera kugenda harari kuko umupaka ngewe ndi tayari sibyo si imiziki bashaka se no kwagura imbibi ngiye Bruce Melody gitangaza ndabikora hejuru hanyuma se kiyagiye wana mwenye kujya gukaraba no kugira gute cyangwa muri Nigeria gukaraba gukaraba ariko ni gakeya cyane kuko nabaga ndi busy ndi kurya ndi codinga ngiruti ibintu byo gukaraba ntago nabyikozwe mbega ukarabye neza ujye zina hokereka kujya muri piscine gusa uva mu hita wambara nambara byo nahise numva najyaga no kuri piscine nyine nitwaje n'amavuta nabanzaga nkisiga isabune mu mutwe ngine nabanzaga nkisiga isabune mu mutwe nje nkavuga ati ubungubu tayari nicubira none mu kwibira navagamo nyine isabune yashize mu mutwe abanoze mu mutwe gutyo nisiga mita nkomeza cyo kuri codinga na ba Davido n'abandi bose nakaye kabazo umunyamakuru yakubaje icyo gihe muri iyo interview yakoreye muri Nigeria ukakamusubiza neza agahita yemera akabazo namusubije neza yakubajije gute yarambajije ngo niriye tandukaniro riri muri muzike yo mu Rwanda niyo muri Nigeria ndakamusubiza the difference between one music and Nigerian ndamvuga ati ni ihuriro ryabo nyine riri hagati ry'ikoraniro neza biri perfect kari ku murongo ahita ba satisfied ahita ba successful nta kwirwana anajijinganya na gato
uba uratambukanye mu mucyo mama mu bintu babwiwe ugeze n'iki cyagutunga ikiganiro kiba kibaye uploaded gutyo nyine kiba kirarangiye okay kiba kibaye uploaded urasoza hanyuma tumenya ku musozi ni cyo kintu cyagutunguye ku bafana muri Nigeria abafana bafana byanyabyo baragutera bakagutereka hejuru bakagusimbiza okay reka tugushimira ikintu wowe ufite wawe wenda twaba tutakubajije byinshi ndabibabwira abafana banjye nuko ngiye ikintu cyitwa imiziki ndakomeza nyibahereze ariko umukobwa wagaragaye ku mafoto muri kumwe muri Nigeria we ni umuproducer nawe ni umuproducer nyine we ikintu akora yimura nyine setting nyine z'ibyuma we ntago nyine z'ibya production we ahindura nka piano akayihanaguraho gato akaitereka hanyuma reka tugane ku musozo tugushimira murakoze cyane wavuze ibibazo yakubajije difference between Rwandan music and Nigerian music how did you answer to that question? The answer, you know, the answer is it's easy to answering that question. How did you reply to that question? Like was asking the difference between those two kinds of music, the Rwandan music and Nigerian music. Like when you check on the international standards, on the marketplace, how are those kinds of music selling? How does Rwandan music sell? How does the Nigerian music sell? How did you compare that? Copy. You know, gukora ibintu udafitiye copy nta kintu byabaga bimaze. Okay. Reka dushyira twanya muri Showbiz Live yacu twari kumwe na Bruce Melody twizere yuko tuzagukenera utaha rwose uzabaye nta kibazo. Kandi ngo gahunda ni imiziki nyine myiza. Ni imiziki myiza nakomeza nyine. Mwakoze namwe twabanye rero ikiganiro Showbiz Live nakagaruka kuri BG TV. Yuhu.